Mu isi dukunda guhura n'ibibazo. Iyo witegereje ahakuzengurutse, ibibazo biba ari byinshi. None se ibibazo bikunda kwibasira abahisemo kurugendera mu ruhande rw'Imana, cyangwa byibasira cyane abantu batabyitayeho? Muri rusange bitugeraho twese kimwe. None si ibyo twabihuza dute n'abakunda kuvuga ko ibigeragezo bikunda kwibasira abahisemo Imana kurusha abatarahisemo kugendera mu rukundo rwayo cyangwa mu nzira yayo? Uyu munsi tugiye kubisobanukirwa. Tugiye gusobanukirwa byinshi ku kintu cyitwa ikigeragezo. Uwo wumva ni Byukusenge Honorine, ikaze. Bana natwe, kurikira ikiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibi ngibi, kuko byanze bikunze niba uri ku isi, ibibazo nawe uhura nabyo. Wibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, sharing nugira ukuri wunguka. Watangiye urugendo rwa gikristo, wahuye n'inshuti zawe cyangwa wagiye gusenga, wumva ko inzira wagenderagamo udakwiye kuyikomeza, uhitamo kugira ibyo uhindura. Utangira gutandukana n'inshuti zawe zagushoraga mu byo wasanze bidakwiye, utangira guhindura imyitwarire, utangira kwimenyereza kubana n'Imana, usoma, usenga, wihugura kugira ngo urugendo utangire kugira byinshi urumenyaho. Icyo bivuze, uba ushoje intambara, uba ugiye guhindura umwami wakoreraga, mbese Satani ahita atangira kurwana. Uba uhinduye umufatanyabikorwa, kuko uba ugiye kwifatanya n'Imana. Gusa biba ari byiza, uba ugiye mu burinzi bukomeye. Uba wishyizeho, Satani ahita atangira kumva ko agomba kukugumana byanze bikunze. Imana iba ibizi neza rero, iba izi neza ko Satani azahita atangira kukurwanya no kukubuza amahoro, no kukwereka ko amahitamo uhisemo adashobora kuyihanganira. Mu rukundo rw'Imana rero, ihita itangira nayo kukumenyereza ko Satani azaguteza ibibazo. Imana iba ishaka ko nawe ubimenya, ntabwo iba ishaka ko ukomeza kumva ko aho ugiye ari ukudamarara, ari ibyiza gusa, kuko ntabwo wabaho ubona ibyiza gusa kandi ukiri muri iyi si. Ihita itangira rero kubikumenyereza. Mu gitekerezo kimwe cyuzuyemo ubusobanuro bw'ibyo ngibyo, muribuka wa mwana w'intama bamushyize aho areba nyina, bakamukubitisha amashanyarazi. Mu kumukubitisha amashanyarazi rero, yahitaga yumva ko agomba gutakira nyina. Yabaga yizeye ko nyina hari ikintu ari buze kumufasha. Nyina rero nawe yabonaga kubabara k'umwana we, yaratamatamaga akagenda amusanga. Umwana yakumva rya jwi rya nyina, akumva arahumurijwe. Mu by'ukuri ababikoraga bari bari kugira ngo bagerageze igihe umwana w'intama uri kureba nyina ashobora kumara akiriho mu gihe yakubitishijwe amashanyarazi. Ariko wa mwana w'intama yihanganiye uburibwe, kuko yumvaga ko nyina muri hafi, birangira amaze igihe kirekire mbere yo gupfa. Niko bimeze no kuri twe rero. Ibigeragezo tubiterwa na Satani mu by'ukuri. Niwe ufata umugambi akavuga ati ngiye kubabaza kugira ngo wumve ko Imana itari kumwe nawe, wumve ko ibyo wahisemo nabi. Kandi niyo mpamvu no ku bantu batahisemo Imana, Satani araborohera cyane kugira ngo ataza gutuma bumva ko hari indi mbaraga bakeneye mu gihe bahuye n'ibibazo. Nuko rero niyo mpamvu mu gihe bikugezeho, niyo mpamvu Imana iba ishaka ko uhita wumva ko iri kumwe nawe.
Imana yemera ko bitugeraho ishaka ko tumenyereza imitima yacu ko ibibazo, intambara, igihe bitugezeho tugomba gutakira Imana nka wa mwana w'intama. Iyo umaze kubimenyera wumva ko Imana iri iruhande rwawe. Isomo ritangaje ry'uyu munsi riri buze kutwigisha kugundira icyiza. Umaze kumva ibyiza byo guhitamo Imana. Nubwo ibigeragezo biza bikakugeraho, ufite amahirwe menshi yo gutsinda. Igituma umubare nyamwinshi wumva ko abakunda Imana aribo bahura n'ibigeragezo, ni uko bibwira ko abayihisemo baba bagomba kubaho badamaraye nta kibazo kibageraho. Ariko mu by'ukuri ntibyashoboka kuko Satani aracyari ku isi. Aba ashaka ko yakugundira akagumana nawe akaguheza mu byaha bikazarangira ubirimbukiyemo. Rero gundira icyiza, Imana mbere ya byose.